reka mbasuhuze mwese mukurikiye ibiganiro bya televiziyo Rwanda by'umwihariko abakunzi bakadasohoka b'ikiganiro umurage. Ngende Ntazinda Marcel mukivuga nk'abimfizi itera intambara amacumu iyo ruhatane kuwa kamati umukore ku mugambo wa Ngoboka Nsanza abanga u Rwanda bakamejeje abaza umuheto wanjye rero bambona bakancoza bashimitse bati mbe mbanza mu myambo umuhungu wa Rwigamba umugabo uvuye mu rugina mu magara y'umubisha amagana y'abagaga kuri ibirenge bakiruka nti muhumure naje rubungo rumenere ngabo n'ingoga ntinaje yanjye ngabo n'ikungi ntinaje minega icyaha induru ngoga ya rugango ntimutuze mbarusha umwaga ndabona urugamba rwahinanya ntinahageze inyamukabukirira idahemba aho guhemba rigahetura nkaba rudacogozwa n'abafozi yo n'ikingiye ingabo yanjye n'icumu ryanjye rumara mwaga. Ndabakiriye mu kiganiro umurage cy'uyu munsi ndabakiriye ngo mwigire hino tuganire. Ikiganiro umurage cy'uyu munsi tugiye kuganira ku gihango n'indahiro. Ni amagambo abiri ariko buri rimwe rifite icyo risobanuye. Turaganira igihango n'indahiro icyo bivuze mu muco wacu w'Abanyarwanda, si ibya none ni ibya kera. Abanyarwanda barabikoreshaga mu bintu byinshi. Umuntu akanywana n'undi bakagirana igihango, umuntu akarahirira undi ko atazamuhemukira, umuntu akarahirira undi icyo azamukorera. Nibyo tuvoma mu muco wacu. Uyu munsi nibyo tugiye kuganira mu kiganiro umurage, aho ndi kumwe n'abasaza b'inararibonye, abanditsi, abacukumbuzi b'amateka, imizingo y'ibitabo banditse ntibarika. Uyu munsi nabitabaje ndabatumira mu ruganiro rwa televiziyo Rwanda ngo baze tuganire ku ndahiro mu Banyarwanda. Umunyarwanda ati ndakabura abana. Iyo ndahiro ikabirakomeye icyarahiriye ntazigere na rimwe agitatira. Umunyarwanda yagirira undi cyangwa se bagirana ibihe bikomeye hari impamvu zidasanzwe ati dushorane igihango, duhane igihango he kuzagira ugitatira. Nibyo tugiye kuganira. Munyemerere mbanze nakira abatumirwa turi kumwe mu ruganiro rwa televiziyo Rwanda kugira ngo nabo biyumvemo ikaze maze tubone intango naho duhera tuganira. Reka mpere ibumoso bwanjye Bizimungu Aloys de Gonzague, uri umushakashatsi, uri umwanditsi, igihe kinini ukimara ushakashaka mu muco wacu. Turakwakira ngo tuganire. Ndabashimiye cyane. Turi kumwe kandi n'umusaza Gasake Augustin, ni inshuro irenze imwe ubwo zabaye nyinshi tumwakira mu kiganiro umurage. Ibitabo bye rwose nawe ni byinshi, tuvomamo byinshi. Uragenda ukavoma natwe tukaza kukuvomaho. Uyu munsi turakwakira none mu kiganiro umurage. Yego murakoze cyane. Namwe mwese rero mukurikiye televiziyo Rwanda muri aka kanya turabakiriye ngo mwigire hino tuganire ku murage wacu, ariko uyu munsi twitse cyane ku ndahiro ndetse n'igihango. Nkuko mubimenyereye, mbere yo gutangira ikiganiro umurage tubanza agace ingobyi y'umuco, aho twongera gukebuka ururimi rwacu turebe uko ruhagaze uyu munsi. Tumaze iminsi hashize igihe tubivuga dukosora amakosa amwe namwe akoreshwa mu rurimi. Uyu munsi nabwo reka tubanza ako gace, noneho n'abatumirwa turi kumwe baraza kuza bagira icyo babivugaho. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'inteko y'umuco. Muraho neza, nitwa Kayitesi Alice. Umuco wacu uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Ubwo Ikinyarwanda kiduhuza, mureke twihatire kukinoza neza mu mivugire no mu myandikire. Ni ishema ryawe kumenya kuvuga neza Ikinyarwanda, ndetse bikaba akarusho kumenya kucyandika neza. Abantu mu ngeri zose, abato n'abakuru, mureke dufatanyirize hamwe mu gukosorana kugira ngo turusheho kunoza neza ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Murakoze. Ikinyarwanda koko kigende kiba umuco, kuko burya iyo ururimi rupfuye biragora kugira ngo n'igihugu gishobore kugira inkingi zacyo. Munyarwanda, izi mpanuro zirakureba. Tangira nonaha, byimenyereze kandi uheshwe ishema no kunoza Ikinyarwanda. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'Agaciro Development Fund.
reka twongere tubasuhuze kandi tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya twese dufataniriza hamwe gushyira imbere imikoreshereze inoze y'ikinyarwanda, ururimi rwacu ruduhuza. Muri aka kanya reka dukosore cyangwa se tugire inama yafasha abadakoresha neza igihekane nka bakagikoresha nabi. Ugira utya ukumva umuntu agize ati nkeneye umuntu umpa inama mu byo nangaza, nkeneye umuntu umpa inama mu byo nangaza. Mu by'ukuri iyo mivugire tuyumva n'inshuti zacu, tuyumva na abo dukorana, tuyumva na abo tugendana mu modoka n'ahandi hose, ariko ni ikosa rikunze kumvikana ahanini rishingiye ku cyo abahanga mu by'iyigandimi n'imikoreshereze y'ibihekane bavuga ngo n'ubunebwe bwo kuvuga. Igihekane nka gisaba imbaraga nyine. Nka aho kuvuga ngo nkeneye gira uti nkeneye. Muri nkeneye mu mivugire harazamo imbaraga, gusunikana umwuka, imbaraga. Babyita rero ko ari ubunebwe, ubwo bunebwe bugatuma nka uyisimbuza nya. Nkeneye wowe ukivugira nkeneye. Imivugire irimo amakosa, nari maze kuvuga urwo rugero, nkeneye umuntu umpa inama mu byo nangaza. Aho harimo ubute bwo kuvuga. Iyo ushyizemo agatege wa mugani w'abana bato ugira uti nkeneye umuntu umpa inama mu byo ntangaza. Harimo kugenda uvuga utsindagira kuri cya gihekane. Mu nteruro nanone irimo ikosa ugira utyo ukumva umuntu aragira ati nyigera mu rugo nahise ndyama. Nyigera mu rugo nahise ndyama. Yagombye ko yagize ati nkigera mu rugo nahise ndyama. Nkigera mu rugo nahise ndyama. Abahanga muri ibyo by'iyigandimi nibo bavuga ko bene iyo mivugire isimbuza nka igasimbuzwa nya haba harimo kugira ubute mu mivugire. Shyiramo rero imbaraga, iryo kosa ntirizongera kukugwaho. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'inteko y'umuco. Reka nsoreze nanone ku mikoreshereze y'igihekane nta, nacyo usanga umwanya wo kuvuga nta abantu bivugira na. Kubikosora nabyo inama zitangwa ni ugushyira imbaraga mu mivugire. Ni ukuvuga ubishyizeho ubushake, ni ukuvuga washyizemo imbaraga. Urugero, iyo washyizemo ubute ugira uti unize intebe nicare, unize intebe nicare. Ariko iyo ushyizemo imbaraga kandi ushaka gukoresha neza ururimi ugira uti untize intebe nicare, untize intebe nicare. Bitandukanye uvuga ngo unize intebe nicare. Nuninze ntasanga nakererewe. Nuninze ntasanga nakererewe. Aho harimo ubute mu kuvuga ushyizemo imbaraga kandi waba ugiye gukoresha neza ururimi rwawe, wagira uti ntuntinze ntasanga nakererewe. Nanjye simbatinza, nimugire amahoro kandi mukomeze munoze ikinyarwanda. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'Agaciro Development Fund. Ati dukomeze tunoze ururimi, dukomeze twihatire kuvuga neza ikinyarwanda, tukinoze haba mu mvugo ndetse no mu myandikire. Reka ngaruke no kubatumirwa turi kumwe mpereye kuri Muzehe Gasake. Ikinyarwanda kugira ngo twongere dusubire ku mwimerere, nka cya kindi dusoma mu bitabo wanditse, nka cya kindi dusanga mu bushakashatsi mukora, abantu noneho twe kugisanga mu bitabo gusa, nagikoreshe mu mvugo zacu. Ubona bisaba iki? Birasaba imbaraga ariko zitari nyinshi, imbaraga zo kugendera ku ihame ryo kunoza. Bigomba guturuka hariya hasi mu babyeyi. Twebwe tukora ubushakashatsi kuri ibyo, tukabona ko ababyeyi nta mwanya bafite wo gukosora abana mu mivugire. Birapfira mu babyeyi hasi. Icya kabiri mu barimu. Abarimu ntabwo dushobora kubarenganya nabo, kuko gushyira imbaraga mu kwigisha ikinyarwanda ubona ni nkeya.
byaba byashobokaga ngo leta ibishyiremo imbaraga noneho ishakira abarimu ibitabo birimo imyigishirize inoze y'ikinyarwanda kandi koko babishyireho umutima, kuko iriya ni ingaruka ya jenoside yakorewe abatutsi. Abarimu benshi barapfuye, abandikaga ibitabo birimo imivugire inoze y'ikinyarwanda ntabo, ni bake. Noneho ugasanga umwarimu ntafite igitabo yirefera agenderaho, kandi n'ibihari biri mu masomo biri kugendera kuri gahunda ifite ibintu byinshi baha umwana, wa mwana akaba agomba kubyiga byose, noneho ntabone uko aho umwanya ururimi rw'ikinyarwanda. Rwose ni ugusaba igihe kirekire, ariko hariho n'umutima. Nigewe niko mbibona. Muzehe Gasake ati ngewe niko mbibona, niho dukwiye gukosora, niho dukwiye gushyira imbaraga mu bitabo bijyanwa mu mashuri, abarimu bakabyongerera igihe, ikinyarwanda kikigishwa cyane kikitabwaho. Ati mbona ikinyarwanda cyakongera kikagaruka. Bizimungu nawe uri umushakashatsi, abantu basigaye baryoherwa no kuvuga indimi z'amahanga, bamwe bakumva ari nabwo busirimu. Ubona hakorwa iki ngo abanyarwanda bongere baryoherwe no kuvuga ururimi rwabo? Nge ndabifatira no ku n'igihe cyacu tugezemo. Ururimi narwo ni umuco uravuka ugakura ugahaha, ari imico y'imihahano tudashobora gusubiza inyuma, ahubwo bidusaba kugira ngo nayo tuyigeho, tuyinonosore, tuyihuze n'igihe turimo uko abanyarwanda babayeho. Uwo muco w'umuhahano ntube wavangira iwacu, ariko nanone ntiwavuga ngo umuntu wavugaga uko ikinyarwanda cyakoreshwaga, uko umuco wakoreshwaga mu 1700 cyangwa 1800, hari ibintu uyu munsi ubona bitari ngombwa, ahubwo tukisunga umuco w'umuvamahanga. Uko tugomba kwemera ko umuco wacu ugenda ukura, ukagera mu Bufaransa, ukagera mu Bubiligi, ukagera mu Butaliyani, ariko n'umuco w'amahanga nawo tukawemerera kwinjira mu gihugu cyacu, ariko utabangamiye umuco wacu, nanone utabangamiye ururimi rwacu. Nuko mbibona. Murakoze. Kubona abantu baryoherwa no kwivugira indimi z'amahanga, cyangwa se umuntu yavuga akabivanga, akavuga mu nteruro imwe, iyo avuga urwo rurimi rw'amahanga nta kibazo, ariko kuki usanga umuntu avuga ururimi akavuga icyo cyongereza cyangwa igifaransa ariko akakivanga n'ikinyarwanda icyarimwe, ukayoberwa ururimi avuze ari uruye? Buriya biterwa n'uko igihe kinini umuntu abaho kugira ngo avuge neza akimara mu mashuri. Nta mwanya abona wo kuganira n'ababyeyi be cyangwa abaturanyi cyangwa abanyarwanda bazi urwo rurimi. Kuba rero umwanya munini awumara mu mashuri n'abantu bavangavanze, akabona uburyo imico y'amahanga n'iterambere uko rikoze, bituma yibanda ku byo atazi. Ibyo azi akabireka, avuga ati ndabizi, cyangwa nta mpamvu yo kubitaho igihe kuko nzagira umwanya wo kubibaza. Ibintu byagira ingaruka? Bigira ingaruka nyine. Yego. Tugorore gute rero noneho kugira ngo tugaruke nuvuga ikinyarwanda, kuko ibitabo byawe ndabisoma Bizimu, kirimo ikinyarwanda cyiza gitomoye. Kuki iyo wandika utavangavanga n'indimi z'amahanga? Gorora ku buryo n'uwakurikiye ikiganiro avuga ati nk'uko Bizimungu yadukebuye, dukwiye gukora iki ngo tugaruke ku rurimi rwacu neza? Ibyo numva byahera no mu mashuri ya garidiyene na primaire, aho ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco byagombye guhabwa amasaha afatika. Ntibabeho nko kubipa, niko twavuga, bigahabwa umwanya munini wo kwiga ikinyarwanda. Ubundi mbona ariho bipfira akenshi. Ariko mu ngo zacu dukoresha ikinyarwanda, nta n'ingo nkeya zikoresha indimi z'amahanga. Mu mago yacu tuganira ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, ariko byagera ku aho umwana agiye ararikiye iby'abandi, akaba ari byo aha umwanya munini. Bombi babihurijeho bati umwanya ururimi rw'ikinyarwanda rwigishwa mu mashuri wongerwe kugira ngo barukurane, baruzamukane, noneho bizafashe cyangwa se ibimwe mu buryo bwifashishijwe kugira ngo dukosore abantu bagaruke ku rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Karagaciyemo nicyo duheraho, kuko ururimi nk'uko ari ingobyi y'umuco, nibi tuba turimo kuganira tudashingiye ku rurimi rwacu, tutavomye mu muco wacu, n'ubundi twaba tuvomeye mu rutete. Reka tugaruke rero ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, tuganire ku ndahiro n'igihango. Mpereye kuri Muzehe Gasake, ubundi indahiro n'igihango bipfana iki? Indahiro yemeza igihango. Igihango gikomeye kurusha indahiro. Indahiro niyo icyemeza kugira ngo ibyo bintu byemerwe ko abantu babiri bafitanye igihango,
ni uko umwe arahira ko atazagitatira n'undi akarahira ko atazagitatira ariko cyabanje kubaho amasezerano ari hariya yo kudahemukirana akikijwe na za kirazira zikomeye ku buryo uzazirengaho hari ikintu kizamuhana kandi atazi, hari Imana iri kukireba, ariko abakigiranye bombi bakagirana indahiro. Noneho hari akantu ugarutse, hari Imana iri kubireba, turahirira kubera Imana irimo kubireba cyangwa turahirira cyangwa abakuru. None se ko ushobora kurahirira igihugu, igihugu kiba kikureba ariko uba ugihagazeho n'umutima wawe wose, yego, ukirimo nacyo kikurimo n'imbere. Iyo ukirahiriye reka nguhe urugero. Mu bitabo nasomye harimo aho nabonye indahiro zikorwa n'abami. Uko zikorwa umuntu abivuze wabona ari ibintu biteye ubwoba, kuko igihugu kiba ari ikintu gikomeye. Baramubaza bati dore igihugu, bagiye kumwimika bati dore igihugu so yakuraze, uzemera kukimenera amaraso? Ugasubiza uti nzemera kukimenera amaraso. Ingoma yacu niramuka itewe uzayitabara? Nzayitabara. Uri kurahira ariko uri guhana ikihango n'igihugu kandi kitakureba. Nivuze Imana, kandi Imana y'u Rwanda nayo iri kukureba. Ni ukuvuga ko indahiro yemeza igihango. Bizimungu, ubundi indahiro nk'uko yanabivugaga Gasake, indahiro ni iki? Harahira nde, arahirira nde? Ubundi indahiro, kurahira, hari impamvu yo kurahira. Kandi umuntu arahira umurusha ububasha. Ntabwo warahira umuntu mureshya cyangwa urahira uwo usuzuguye. Umuntu arahirira umurusha ububasha. Arahira umurusha ububasha. Ntabwo warahirira uwo mureshya cyangwa uwo usuzuguye. Niyo mpamvu twifashisha mu ndahiro, twifashisha, abenshi bifashisha kurahira Imana, abandi bakifashisha kurahira ibibarusha ububasha, inkuba. Umuco wa Kinyarwanda barahira inkuba, bakarahira icyago kigeze gutera kikamaraho abantu, bavuga bati ibintu indahiro ni nyinshi, ariko hari impamvu zo kurahira. Bakarahira ababyeyi, habaho umuhango wo kurahira, ariko ndakeka nta muhango ubaho wo kubeshya, wo kuvuga ibinyoma. Niyo mpamvu indahiro rero ikomeye kandi ihabwa agaciro, kuko ukuri niko kugomba gushyigikirwa n'Imana iragushyigikira. Akaba ariyo mpamvu habonekaho n'indahiro, kandi indahiro yose igashyigikirwa n'umunyabubasha ubasha kubakiranura ntatabayeho izindi mpaka. Ngewe iyo ndimo kugira ibyo nemeranya na Bizimungu, nkamubwira nti Bizimungu ibintu nemeye ndakagira ntya rwose nintabikora, ni ngombwa ko icyo gihe ngi urimo kurahira ugomba kuba undusha ububasha cyangwa uwo nguwo ndimo kurahira. Niba mvuze nti mba ntoga data, ukwiye kuba undusha ububasha ninde? Ni wowe cyangwa ni data ndahiye? Ndabyumva muri sanse yenda yo kwirahira. Ushobora kwirahira so ukamwirahira, ariko indahiro hari aho hari impamvu zituma umuntu arahira, nizo zishyigikirwa. Yego, hari impamvu zituma umuntu arahira, yenda nko mu gihe cyo kugirana amasezerano n'umuntu kugira ngo utazisubiraho. Umuntu ushobora kukwemerera ikintu ariko ntakiguhe, ushobora kugira gutya akaza akakubeshya, ugashingira ku cyizere kidafite indahiro. Icyo ni kimwe gituma abantu barahira. Hari icya kabiri gituma umuntu arahira mu gihe hafashwe icyemezo gikomeye. Umuntu ashobora kuvuga ijambo ukibwira ko yenda atabikuye ku mutima, ari ukwikina, ari urwenya, utirahira. Ashobora kuvuga ati ngewe nguhaye inka, utuye inka yawe, ugatangira kujya impaka, birahire, banza birahire, aho niho nshaka. Umuntu ashobora kuvuga ati akarahira nk'abagome, yenda tuvuge nko muri sanse y'urugomo. Umuntu ashobora gufata icyemezo cyo kwica undi kandi akabirahira ko agiye kwica undi, akabirahira rwose, akavuga ati nta n'ikintu nkoza mu kanwa ntaricokana. Mu kera byabagaho, uyu munsi ntibyabaho, ariko kera byabagaho. Mu muco y'abatuye isi ibyo bintu byabagaho. Akabirahirira ko agiye gukora iki ngiki, akabirahira rwose, akavuga ati ntibikunda ndahiye. Akarahira no mu izina ry'umunyabubasha, akavuga ati muri ibi birimo kenshi harimo n'ingero. Hari icya gatatu, mu gihe hasaba kwemeza ukuri nyako. Ushobora kubona abantu babiri ukabibeshyaho, ushobora guhura mu nzira ukavuga nti ariko uriya si ntazinda,
uriya si Gasake ariko namwibeshyeho undi akaza kuvuga ati ntabwo ari we mukajya impaka hakaza undi muntu ati nanjye namubonye ariko barasa noneho kuvuga ati hakazamo kuvuga ati nibyo koko buri wese yatsimbaraye ku kuri kwe kugira ngo rero twemeze uvuga ukuri kugira ngo twemeze ukuri nyako ni uko dukurikira uwarahiye utarahiye ntakura aba afite bo hari igihe nanone bose barahiye rurakizwa na mbuga icyo gihe iyo bose barahiye hazamo rero hazamo intangamugabo umugabo nibwo noneho iperereza rikomeza kumenya ukuri nyako wa wundi warahiye ibinyoma barabimuhanira kurahira ikinyoma barabihanira ni mu mico hose kugeza na n'uyu munsi na kera rwose indahiro kutatira indahiro mu muco w'abanyarwanda n'umuco w'abatuye isi iyo wagiye mu bintu nk'ibyo ngibyo byo kurahira haba hari ikintu uba wiyemeje nawe kurahira ntabwo bikinishwa indahiro ntitatirwa ariko warebye yego Rwabugiri yarahiriye ko atazarenganya abanyarwanda yego nta munyarwanda n'umwe azarenganya bukeye havuka amahane yabereye mu karere ka Ngoma ku cya Semakamba yego Rwabugiri bari bamubwiye ko mwene wabo wa Semakamba yateye Cyitatire icumu rikamusharura inda none akaba yarapfuye baragenda baramubwira bati bamusanga i Rwamagana aho yari atuye bati umuhungu wawe witwa Cyitatire yapfuye kandi yishwe na mwene wabo wa Semakamba abashinzwe kurengera inyungu z'umwami baragenda bafata umuryango wa Semakamba barawurimbura aho Semakamba yibereye yibuka ya ndahiro ya Rwabugiri ivuga ko atazarenganya abantu aragenda ajya kumurega kugira ngo ahagarike ibyo bintu ahitamo kumurega ati genda arega umuntu witwa Rwabugiri iyo ni indahiro agiye guhagarika kugira ngo igihango kitabangamirwa ati genda arega umuntu witwa Rwabugiri abacamanza b'ibwami baravuga bati Rwabugiri wuhe tubwira uwo Rwabugiri uwo ari we ati Rwabugiri wa Rwogera ni umwami se uvuga atoya ati ntabwo ndega umwami witwa Rwabugiri ndarega umugabo witwa Rwabugiri wa Rwogera ubwo mwambuye umwenda w'umwami yavuze ngo ararega Rwabugiri amuregera Kigeri ati ndamuregera Kigeri aramuregera Kigeri nuko ko mwambuye umwambaro w'ubwami agahinduka umuturage nk'abandi imbere y'amategeko abareshya uramurega iki ndamurega ko yarimbuye umuryango wanjye ahorera umuhungu we witwa Cyitatire kandi atarapfuye amategeko y'u Rwanda avuga ko ntawe uhorera umuntu ukiriho kandi yarahiriye ko azarengera abanyarwanda bose none yabarimbuye abacamanza batumiza Rwabugiri ntabwo aza yitwa umwami araza yitwa umuturage warahiriye ko ariko mu mwenda w'umwami warahiriye ko atazarenganya abanyarwanda bati tubwire ikirego uyu mugabo akurega uracyemera ati ngenzi ko banyiciye umwana ndati tuzane Cyitatire se tumuhagarika aha ko arwariye aha n'aha tukaba tubizi yego habaye amakosa yo kumuhemukira ariko ntabwo yapfuye kandi ntawe uhorera umuntu utarapfuye Rwabugira ati ndatsinzwe ataburanye ni ukuvuga ngo indahiro warahiriye mbere yo kuyikuraho ni ukubanza gutekereza neza bitaba bibaye ibyo ukemera ko utsinzwe ugasaba imbabazi wa wundi wahemukiye iragutegeka indahiro ikaba igukikijeho kirazira nyinshi wazireho ngaho gato amategeko akaguhana igeze kutubwira Bizimungu ati Bizimungu akavuga ati mpaye ntazindi nka akarahira ati rwose nindamuka ntayiguhaye akarahira inkanda z'abakuru ejo yakisubiraho akavuga ati ya nka ntazinda sinkimuhaye ntabwo bishoboka akaza akavuga ati keretse ikosa riturutse icyo ni igihango yakoze iyo umuntu ahaye undi nka ku mugaragaro mu ruhame rw'abantu uyihawe ajya gukura ubwatsi kugira ngo bakore amasezerano y'indahiro gukura ubwatsi niyo masezerano agaragaza ko umwe yemeye ikintu n'undi yacyemeye iyo rero avuze ati ya nka sinkimuhaye ni ukuvuga ko aba abeshye keretse biturutse ku wayihawe ikosa rigaturuka ku wayihawe kuko ni igihango bagiranye ntawe uhemukira uwamuhaye inka ahubwo aramwirahira none se Gasa
indahiro yarahiwe nta kintu na kimwe gikura indahiro. kirayikura keretse iyo biturutse ku wayihawe. Urugero, wowe wampaye inka dusezeranye ko tubaye inshuti magara, noneho umwana wanjye cyangwa umugore wanjye araza araguhemukira, araguhemukira ku buryo icyo gihemu kiruta indahiro, ubwo nibwo ushobora kwisubiraho. Keretse habaye ubuhemu buturutse ku wagabiwe, ariko ntabwo bishobora guturuka ku wagabye inka ngo afate icyemezo cyo kugamburuza. Babyita kugamburuza, kwisubiraho. Ntabwo ari impamvu, hagomba kuba hari impamvu ikomeye ituma umuntu yisubiraho ku kintu yatanze. Bizimungu, yego, iyi ndahiro ko n'ubundi kera nk'uko turimo tubiganira uko byabaga bimeze, umuntu yazaga yarahira icyo umurusha ububasha, yarahira iyo nkuba, hari n'uwitezaga inkuba ati ndagakubitwa n'inkuba nindamuka ngize indahiro uyitatiye, yayitatiye yaravuze ngo arakagira gutya abiki, bimugiraho ingaruka byanze bikunze, bimugiraho ingaruka kuko hari n'umugayo, kuko kera nta mategeko yabagaho ngo baramujyana no kugawa nabyo ni igihano, kuko umuntu ugawe nawe mu bandi yavugiye indahiro ahagaragara bakamugaya nawe bavuga ati ibya byose urabigayiwe, nabyo ni igihano baba bamuhaye, kuko imfura zanga umugayo nabyo ni igihano. Kuko nanone iyo ariko bigaterwa n'indahiro yarahiye nanone iyo ariyo naho yabikoreye, kuko indahiro igira agaciro bitewe n'aho wayikoreye. Mwikingiranye mu cyumba ukarahira nta bandi bantu bahari, ari nko kumwongorera, ndumva ashobora kwisubiraho. None niyo mpamvu narimvuze nti kera nta mategeko ku nk'ayo dufite ubu, nabwo amategeko bari bafite uburyo bahana, bakunyaga, bagira gute, wenda bwari uburyo bwabo bw'ibihano bw'amategeko yabo, ariko umuntu utubahirije ya ndahiro yarahiye muri buze kumuburanisha indahiro ye gute? Ndumva Gasake ufite ingero z'amasezerano abaye hagati y'abantu babiri nta wundi ureba. Yego, narakurahiriye njye nawe. Edisiyo Bakame yanditse igitabo twese tuzi mu mateka cyitwa Bwiza bw'amashira budashirira n'irongorwa. Habaye amasezerano hagati ya Bwiza na Gahindiro, umuhungu witwa Gahindiro utari uriya w'umwami. Bari baragiranye inyana, bagirana amasezerano y'uko akurikije ikintu yari amuhaye cy'agaciro ari uzamurongora, kandi iryo banga ryatangiwe n'umukobwa, ntabwo ari umuhungu wabwiye umukobwa ngo ngiye nzakurongora, ahubwo umukobwa niwe wabwiye umuhungu ati kubera iki kintu mpaye uzandongore. Bagirana ayo masezerano avuga ngo nindongora undi mugore igihango cyawe kizanyice. Undi nawe aramusubiza ati njyewe nindongorwa n'undi mugabo igihango cyawe ntikizanyice, ariko nimbyarana umwana n'undi mugabo igihango cyawe kizanyice. Urumva ayo masezerano abaye hagati y'abantu. Hano harimo umutego Gasa, harimo umutego ukomeye, kuko azi ko abagore bemerewe kurongorwa n'abagabo benshi. Uwo mukobwa yari azi ubwenge, arasegura ati njyewe ntabwo nindongorwa n'undi mugabo igihango cyawe ntabwo kizanyica, ariko nindongorwa nimbyara umwana nimbyarira undi mugabo igihango cyawe kizanyica. Uwo ni umutego w'igihango kandi urimo indahiro ikomeye, kuko byarabaye barakura bukeye wa mukobwa asabwa n'abandi bagabo, kandi aremera arasabwa, aragenda akingirwa n'abandi bagabo, ariko agezeyo Gahindiro ajya kumwiba aramuzana, kandi umukobwa aremera, yemera ko bamwiba bakamuzana ku bwa cya gihango. Kandi amasezerano yarabaye ari babiri gusa, baragiranye inyana mu rwuri, nta mundi w'umugabo uhari wo kugihamya, kiri mu mutima gusa. Ikiganiro ni umurage, turaganira ku ndahiro n'igihango mu muco w'Abanyarwanda. Indahiro umuntu yarahiriraga umurusha ububasha, niko yatubwiye Bizimungu. Gasake nawe ati indahiro nta kiyikura iyo wayirahiye, keretse iyo ari wowe uhemukiwe, nta gikura indahiro. Indahiro yubahirizwa nk'uko yagizwe impande zombi. Reka twitse gato tujye mu ndirimbo nkuru z'i Rwanda. Indirimbo Impunga Manuel ayicuranga neza mu mirya y'inanga, mu ijwi ryiza rye. Twumve icyo Abanyarwanda uko babaga bavuga, kugira ngo tugaruke dusubira no kuri iyi ngingo, tugaruke dusubira kuri iyi ndahiro n'igihango, ariko tubanje kwinjira mu mpunga.
dore impunga mama se we y'impambaranga yabuhe mama se we n'impuruza witumire mama se we inyagatoma nyagatoma mama se we n'akagashonga
Emmanuel umucuranzi w'inanga w'umuhanga watojwe na Sentore. Iyo umwumva mu ijwi, iyo umureba mu mirya, ubonamo ubuhanga bwinshi akomora kuba mutoje. Emmanuel turamushimiye mu ijwi ryiza rye n'inanga n'uko abana natwe mu kiganiro umurage kenshi. Reka tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu, dukomeze kuganira ku ndahiro n'igihango. Reka mbaze Muzehe Gasake, abanyarwanda bagenzuraga gute cyangwa se bakurikiranaga uko igihango cyagiranywe n'abantu, uburyo cyubahirizwa, babigenzuraga gute? Murabizi ko mu mateka mu byerekeye imiyoborere ya kera uko bagenzuraga ubutegetsi, habaga hari ubasumba ariko hasi hakaba abamugenzura nabo, itsinda ry'abantu benshi bitwa abiru cyangwa abajyanama cyangwa bavuguruza, bashinzwe kumureba ibyo akora byose buri munsi. Abo nibo bakurikiranaga iby'igihango yakoze cyangwa se amasezerano yagize. Icyo ni igihango cy'umwami ubwo ni umwami, kandi icyo ngiye kuvuga cyo ni igihango gikomeye cyo mu rwego rwo hejuru, igihango cy'amaraso umuntu agirana n'undi. Si buri igihango cy'amaraso ni iki? Ni abantu babiri bagirana amasezerano y'amaraso, umwe akanywa y'undi. Biracyabaho ibyo? Ibi ntibikibaho. Yego. Ariko habaho amasezerano yanditse ariko nayo ameze nkabyo. Yego. Kudahemukirana. Bafata imbugita cyangwa icyuma bagakata. Ubwo ni bafataga? Bafataga icyuma bagakata ahantu hazwi, ntabwo ari ukukata aho abonetse hose, ni munsi y'umukondo aho ipfundo ry'ubuzima riherereye. Bakazana akababi k'umuvumu bagashyiraho amaraso make ku mpande zo, umwe agakata undi, undi agakata undi, bakazana utwo turaso duke bakatuvanga n'amata, umwe akanywa y'undi, undi akanywa y'undi, bakabyita kunywana. Icyo gihango bahanye ni igituma mutazahemukirana uko byagenda kose. None hano rero tuhafite urugero rwo kugenzura uburyo igihango cyubahirizwa. Uriya mwami witwa Mutabazi, umugore we yakundaga cyane witwa Shetsa yaramushutse, ari inkundwakazi cyamubwiye cyose akacyemera, ati tunywane. Ariko abimubwira afite inyungu ategereje kuri uko kunywana. Ni ukuvuga ngo ni igihango gishingiye ku nyungu, atari igihango nyakuri gishingiye ku nyungu. Mutabazi we ntiyabibona ko amushutse. Babandi bashinzwe gukurikirana ko uko igihango kizubahirizwa, basanga yaramushutse ko ashaka ko umuhungu we yabyaye ari we uzamusimbura, kandi atabyemerewe. Noneho abashinzwe kureba umugore uzasimbura umwamikazi n'umwana uzasimbura umwami, basanga atari umwe mu muryango, baragikura bakoresheje ubwenge bwabo n'ububasha bafite. Bariya abantu bashinzwe kureba umwami bafite ububasha bamusumbye, kabone n'ubwo yaba ari umwami. Baca hirya nabo baragikura ku buryo kitazamugiraho ingaruka, kandi na wa mugore ntabibone ako kanya, akabibona byarangiye kubera ko cya gihango basanze kidashingiye ku rukundo rw'igihugu, ubwo gishingiye ku nyungu. Iyo igihango basangaga kidakwiye, gifite ibindi cyashingiyeho, igihango cyo cyarakurwaga. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari nk'indahiro. Indahiro yo ntikurwa, ariko igihango gishobora gukurwa kubera n'ababishinzwe. Ni ukuvuga ngo umuntu yashoboraga gukora ikosa yararahiye, basanga iryo kosa yararikoze afite inyungu abigamijemo, uwo yarikoreye baragiranye igihango ntikimufate, igihango ntikibe kikimusamye. Naho ibindi amasezerano yandi yo ashobora kuvuga ngo ntuzahemukire uwo wahaye inka, ntuzamene ibanga iri n'iri, bwacya bakumva warimennye, baraperereza bakamenya uwamennye ibanga bakamuhana. Ibyo byo ni ibintu biba byoroshye. Ariko kuri ruriya rwego ho rwose barakurikiranaga bakagikura, babyita gukura igihango. Iyo byabaga ari igihango cy'amaraso. Bizimu, wanditse ku mitongero, igitabo cyawe ndagifite naragisomye. Buriya imitongero n'indahiro ntibyagirana isano? Igomba kuba ihari. Irahari kuko iyo utongereye n'ubundi n'abagirana ibihango barabatongera, n'abanywana barabatongera, abanywanisha bashinzwe umurimo wo kunywanisha abantu barabatongera. Ariko hari n'ikindi gihango kikizana bitewe n'imirimo n'inshingano wahawe wishyizemo. Icyo gihango gihita kizana nk'ingabo yiyemeje kurengera ubusugire bw'igihugu,
icyo gihango gihita kizana ko agomba kurengera igihugu. Icyo ni igihango ahita niyo atarahira agomba kumva ko ari igihango yinjiyemo. Igihango kizana nanone igihe ufashe inshingano zo kuyobora, kurengera ubuzima bw'abantu, waba uri muganga, waba yenda ni kenshi cyane igihango gishobora guhita kizana ako kanya. Yenda n'igihango cy'abashakanye ibyo ni bihita byizana, birikora ako kanya. Kuko hari ibintu yenda uyu munsi abantu bakeka ko nta gaciro bigifite bakayoboka inzira ya hafi y'ubusamo, ariko hari ibintu uyu munsi byari bikwiye kwitonderwa cyangwa bigasobanurwa mu buryo byumvikana uyu munsi, bigakomeza guhabwa agaciro mu gihugu cyacu. Murakoze. Gasake, hari abavuga bati ibyo by'igihango, kuvuga ngo ngiranye igihango na Gasake, bakavuga ngo ninkitatira kizansama, ngo ni iterabwoba. Igihango ugitatiye ari icyo cy'amaraso kera bakinywana, bagashobora kunywana amaraso n'andi, bagahana igihango gikomeye nk'icyo cy'amaraso, ari igihango cy'inka bahanye, akavuga yagira igihango ati ibyo byo kuvuga ngo kizansama, ngo kizangiraho ingaruka, ati ni iterabwoba. Utatiye igihango kuko kiramusama, hari ingaruka agira z'uko yatatiye cya gihango? hariya ku Kamonyi hari hatuye umwami witwa Mazimpaka. Yari afite umuhungu witwa Karemera Rwaka. Karemera Rwaka yimye ingoma, ariko ntiyakora indahiro nk'iy'abami, kubera ko yari ahagarariye Rujugira utari uhari, yari yarahungiye mu Gisaka. Iyo ndahiro yagize yari ishingiye ku gihango cya Ruganzu yagiranye nabo n'i Karagwe, amubwira ko kubera ko yamuhishe bagiranye igihango cy'uko u Rwanda rutazatera Karagwe na Karagwe itazatera u Rwanda, kandi ku izina ryitwa Rwaka nako Karemera bizandikwa ku rutonde rw'abami b'u Rwanda. Noneho babandi bashinzwe kureba uko igihango gikurikiranwa baravuga bati ubwo Cyilima Rujugira adahari, reka tubonereho umwanya wo gukura cya gihango cya Karagwe, iyo ndahiro irangirane nacyo. Bimika Karemera. Ubutegetsi bumuryoheye yanga kubuvaho, kandi Rujugira yagarutse. Igihango kiramurasa arahuma. Cya gihango baravuga ngo ni ingoma imurashe, ariko nicyo gihango cyamurashe arahuma. Kandi yahumye nta wumurozi. Ariko baravuze ngo abiru cyangwa se abasizi b'ibwami baravuga ngo ingoma yaramurashe. Arabyumva, baramubwira bati ingoma yakurashe. Ati ndeguye nyiri igihugu naze ajye mu mwanya we, ngewe nigiriye muri rubanda. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ni iterabwoba cyangwa ni iki. Byarabaga, ariko ntumenye imbaraga ziri hejuru zibikora ni izihe. Ni ya Mana se y'Abanyarwanda iri hejuru ikavuga ngo nukora iki Imana izaguhana. Ubundi se ko abantu babwira abandi bivuga ngo Imana izaguhana, ntibabivuga se ubu ntibivugwa? Kuki twemera Imana ko ifite imbaraga zo guba yahana umuntu wakoze wishe amasezerano? Hari imbaraga Abanyarwanda bemeraga zatumaga ibintu biba, bakavuga bati bakabigenzura bati ubanza ari cya gihango yishe. Bizimungu, ni iki umuntu yakwitondera igihe arimo gukora indahiro? Ibyo ni ikibazo cyiza cyane. Ugomba kwitondera ibyo winjiyemo, cyane cyane kumenya niba uzabishobora kuko ibyo urahiriye. Kera niko biyambazaga indahiro, ariko uyu munsi ntabwo hariye bitari ngombwa, kuko ubu haje amashuri, ugomba kujya mu bintu bizi neza bisobanukiweho. Kuko indahiro zisimburwa yenda na diplome, umuntu ukajyamo bijijukiwemo, ukagenda ufite imyemerere y'ibintu urimo byose. Ariko kera kubera gupanika kwazaga mu mirimo, ugomba kurahira ibintu ukabyigengeseraho. Ariko uyu munsi ntabwo bikiri ikibazo kiremereye cyane, kubera ko umuntu ajya mu nshingano ari uko azisobanukiwemo. Ntabwo ari impamvu yo buryo umuntu yapanika yumve ko ari ibintu biremereye. Ariko noneho na za ndahiro zitari n'izo mu mirimo iz'abantu bagirana, ngiye kurahirira Bizimungu, ngiye kurahirira Gasake, ni iki nkwiye kuvuga nti ariko ino ndahiro ngiye gukora
ndabona Gasake yari ashaka kubivugaho ni iki nkwiye kwitondera ngiye kurahira ino ndahiro nk'uko na Bizimungu yarabikomejeho ati ubu ngubu ntabwo rwose nta bikibangamye cyane bigorana ni iki kwitondera isezerano wagize, kwitondera isezerano wagize. Rudahigwa yasezeranye n'abapadiri ko amabwiriza y'abapadiri yavugaga ko umugabo agomba kugira umugore umwe. Babwira Musinga bati irukana abagore bawe bose usigarana umwe, arabyanga. Rudahigwa nawe aravuga ati jyewe genda byemeye. Havutse ibibazo abajyanama be baramubwira bati warongoye undi mugore ukareba ko wabona akana byibuze ubu koko pe. Aravuga ati jye nasezeranye n'umugore wanjye ko nzarongora umugore umwe n'uwo nguwo sinzamuherekeza sinzamuhemukira nzategereza icyo Imana izantegeka. Urumva ni indahiro irimo igihango kandi irimo n'urukundo. Apfuye atanze Gicana ntiyazanye undi mugabo. Avuga ati nasezeranye na Rudahigwa ko ari we mugabo wanjye wenyine. Urumva ni indahiro ifite ingaruka mu buzima. Icyo umuntu agomba kwitondera ni isezerano wagize. Kandi ni vuba ahangaha ntabwo ari kure cyane mu 1959 na nyuma yaho kugeza igihe bamwiciye muri 1994 harimo igihe kirekire akiri kuri ya ndahiro atarayivaho. Dufite n'izindi ngero nyinshi. Cyamatare yarahiye ko azamenera ingoma amaraso ye. Ntiyarananiwe guhunga ingabo za Nsibura. Yarabishoboye, yashoboraga guca mu Ruhango akagenda agahinguka i Burundi cyangwa se agaca n'ahandi. Ariko aravuga ati jyewe nararahiye ko nzamenera igihugu cyanjye amaraso, nimpfa nzagipfire, abanyemeye muze tugende. Ingabo zimwemeye turajyana kandi nupfa turapfana. Ni ugomba kwitondera isezerano wagize. Uko udashobora guhemuka kw'iryo sezerano ukabyitwararika, nyine ni isezerano wiyemeje ukarigira. Bizimungu nahoze ntekereza abantu usanga kenshi indahiro bajyana ku Mana kubera ko ngira ngo bazi ko ntihaniraho ngo tuzategereza umunsi icyarimwe, ugasanga barahira Imana. Kuki abantu barahira Imana aho kuvuga kurahira ibyo tubona uyu munsi bishobora no kugucira urubanza ako kanya ugihari, akarahira Imana ati nindamuka ngize gutya Imana izampane kubera ko azi ngo izaduhana kera. Ni ukubera iki? Uyu munsi ariho hajeho ikinyoma cyariyongereye mu bantu, buryo no kuvuga ngo wenda hari abantu batakifitiye icyizere, bakagirira icyizere Imana yabo, kuko Imana niyo mucamanza mukuru, niyo mubyeyi mukuru, bakavuga ko ari nawe mugaba w'ingabo, bakayiha amazina menshi y'ububasha buremereye. Kurahira Imana rero ni uko ni icyizere cyaranatuvuyemo, ariko icyizere ku Mana kirahari, kirigihoraho. Ndumva rero kurahira Imana gusa uretse ko irabyemera kurahira Imana, nayo yagiye ibigira abantu inama ivuga ati mujye mumujyana imbere y'izina ry'Uhoraho abirahirire. Imana irabyemera, ariko ikanga ko abantu bayirahira mu binyoma. Icyo yanga guhoza izina ry'Imana mu kanwa urahira ibinyoma, uvuga ibintu bitazuzuza. Ariko izina ry'Imana kurirahira uzi neza ko ibyo urahiriye uzuzuza inshingano ufashe cyangwa amasezerano uzayubahiriza. Hari ikindi ahubwo twibagiwe wenda twavuga amasezerano yinjira mu muhigo. Yego, umuhigo. Kuko ubuhigiye Imana, ubuhigiye urahiriye ni umuhigo ubutanze. Niyo mpamvu ugomba kwitonda cyane. Kuko none kera hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umwami aca inzigo ntaca igihango. Uko urubanza rujemo igihango ntabwo abantu barwinjira, nta mucamanza wabizamo w'umuntu, nta muntu. Umuntu ashobora nk'urugero, reka nk'urugero, umuntu ashobora kuza akakubitsa ubukungu bwe, amazahabu ye, akakubitsa ibintu byose, akavuga ati ndagiye ariko nzagaruka. Ubu ukavuga uti mbonye imari nagenda n'ubundi nzabyifunga. Abikoze gutyo nta muntu arakwizeye gusa kubera ko muri inshuti muvukana, muri abavandimwe muva mu ndimwe, icyizere gishingiye ku buvandimwe, ku maraso muhuje. Ariko kubera ko afite ubukungu bwabitse agahinduka umwanzi wawe. Noneho umuntu yamara kugenda hirya, wa wundi yabikije ubukungu bwe ashobora no kwiteza abajura,
ashobora no kwikomeretsa kugira ngo yerekane ko abajura bamuteye ariko agamije kuzambura wa wundi wamuzaniye wamubikije ubukungu bwe kandi yari yabirahiriye. Ni ukuvuga ngo umucamanza uzaregera ninde ko ntawe uruhari? Umucamanza uzaba ubireba ni Imana yonyine, kandi iyo waregeye Imana iragusubiza. Ahubwo hazamo no kuregera Imana, baregera Imana gute? Nabyo bizamo kuko iyo hemukiye umuvandimwe akiyambaza Imana ntabwo Imana itinda gutabara. Ibyo turabyemera kubemera Imana, ariko nari abantu babyitwaza kubera ko bazi ko nyine Imana yo ngo izaduhanira icyarimwe. Oya, ntabwo ari byo rero. Ntabwo ari byo kuvuga ngo Imana izaduhanira rimwe. Ntabwo Imana ishobora guhanira abantu icyarimwe, nta nubwo yahana abantu ahubwo yabakiza. Yego. Kandi Imana ntibereyeho guhana, ari n'impuhwe zayo. Yego. Kuko hari abantu bajya amaradiyo bajya bavuga ngo kuki Imana irengera umujura kuruta wa wundi wibye. Umujura ashobora kwiba, yenda hari n'ubwo n'impamvu Imana ikiranura mu mpuhwe zayo ni uko ireba igikenewe. Ireba igikenewe kuruta uko wowe wibwira ko ibyawe ari byo bikenewe. Yego. Ikiganiro Umurage tuganira ku ndahiro n'igihango. Umucuranzi w'umuhanga w'inanga yacuranze inanga avuga kuri Kamananga ka Sebajura ya Ntizimira ya Musuhuke. Ni inanga nkuru mu mateka. Nawe Kamananga ajya kubwira umwami ati umpumurera nzawuyobora neza Nyagasani, nawe arahirira umwami ko agiye kuwuyobora kandi koko awuyobora neza. Reka twumve iyi nanga nanone mu ijwi ryiza rya Manuel. Sakana imbaraga ntirutajorwa dutaramye ndingo bwe mwisho nirukera intabaza nka umwiza w'intore ndumuha kambe ndi uzitego ndi intore yabyihariye. Cyane ntuzagwe iyo ugiye zenda kurwana Mana y'u Rwanda singwiyo ngiye Imana irareba singwiyo ngiye dore Imana irareba zenda kurwana Mana y'u Rwanda. Dore Kamananga ajya gutera umure irayatumye umugaragu umwisha gitero zenda kurwana Mana y'u Rwanda yatumye umugaragu umwisha gitero ati imicumu ryanjye rumara umwaga zenda kurwana Mana y'u Rwanda imicumu ryanjye rumara umwaga umuheto wanjye ruhinda abafozi zenda kurwana Mana y'u Rwanda zenda kurwana Mana y'u Rwanda. Kamananga rwose abwira umwami ati nkusabye umurera
nkusabye ikirunga n'imizi yacyo, amurahirira kandi ko azabiyobora neza. Kamananga arabikora, Imana y'u Rwanda nk'uko niyo nanga yabivugaga ibimufashamo maze bigenda neza. N'uyu munsi turacyamucuranga mu nanga, turacyamwumva tukumva biraryoshye, biryoheye amatwi, ariko n'ubutumwa burimo nabwo tukumva ni bwiza. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro. Kuganira ku ndahiro n'igihango ni insanganyamatsiko ngari, ni ugukomozaho gusa, ubundi byadusaba iminsi 7 inshuro 7 nibura kugira ngo tubive imuzi tubigere muzingo. Ariko abatumirwa turi kumwe, abasaza b'inararibonye, tuzakomeza tubiyambaze kenshi kugira ngo tujye tuganira kuri aya mateka yacu, cyane cyane tugiye mu mizi aho tuvoma. Munyemerere, hari ubutumwa mwagenera abakurikiye ikiganiro, hari icyo wumva ntakubajije wavuga uti ntabwo twacumbikira ahangaha nakivuzeho, maze noneho tubone kugana ku musozo w'ikiganiro. Buraganisha kuri ya bindi twatangiriyeho, igikwiye gukorwa n'iki kugira ngo umuco wacu, ururimi rwacu ari rwo rujyana kuri ya ndahiro n'igihango, ngo byongere bigaruke kandi mu buryo bw'iterambere. Yemwe ikirago, ikintu cyitwa ikirago, kiriya cyabaga mu kirambi, niryo torero ryari rikomeye. Ikirago gikwiye kugaruka, ariko noneho kikaza mu ishuri. Niyo yaba iminota 30 mu cyumweru, ariko cya kirago abana bakicara hariya n'ababyeyi babo cyangwa abarimu, cya kirago cyo mu rugo kigagaruka mu kirambi, hakaboneka umwanya wo kuganiriza abana ku byerekeye u Rwanda, amateka y'u Rwanda, ibisakuzo, ibihozo, ibi bintu byose byari bisigasiye umuco w'u Rwanda n'ikinyarwanda cyarwo, bigaruke ku kirago, ariko noneho mu iterambere kimukire mu ishuri. Ntabwo nagenda ntabivuze kuko mbona ari byo bizagarura umuco wacu n'ikinyarwanda cyacu. Yego. Bizimungu, ikiganiro umurage cy'uyu munsi, ibitabo byinshi wanditse, nibura ubonye umunota umwe kugira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda bakurikiranye iki kiganiro, byaba ari ibyo wanditseho by'indahiro, byaba ari iby'imiziririzo, byaba ari ibyo imitongero, ni ubuhe butumwa watanga ku muntu wakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi? Murakoze. Nashishikariza cyane cyane urubyiruko, abakiri bato, kwitabira ikinyarwanda, kuko usigaye ugira ikibazo no kuvuga, natwe dusigaye tubitinya. Uravuga ikinyarwanda umuntu akakwamagana ati ibyo bintu uri kuvuga ubisubizaho bikuye. Natwe dusigaye dutinya kuvuga. None urubyiruko rw'uyu munsi kwitabira rero, kugira mu gifaransa yenda twavuga, kugira ubushishozi mu kinyarwanda, esprit de discernement. Hari igihe uganiriza umuntu ukamubwira, yenda kumubwira uti reka turabona ikintu bita ibisurira, urabibona. Kugira esprit de discernement, ibintu bitambuka, kumenya icyerekezo cy'umuyaga. Bavuga ari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo utazi irengero ry'amagambo bagira ngo umuyaga ni igaju. Kumenya niba umuyaga ari igaju, kumenya ko umuyaga rero umuyaga ugira amabara. Ubwo baga bajimije ariko bafite icyo bashaka kuvuga. Bafite icyo bashaka kuvuga. Urubyiruko rero rugomba kwitabira ikiganiro, kimwe n'amashuri na minisiteri ishinzwe urubyiruko n'abashinzwe amashuri bagombye gushyiramo amasomo afatika y'ikinyarwanda, atari ugubipa, atari ugushyiramo utuntu dutoya two kwerekana ko kwiga ikinyarwanda, ariko ikinyarwanda kikagera kure. Yego, kikagera kure. Kuko uyu munsi ntabwo n'abafite ikinyarwanda barimo barazimira, bari kwivangavanga ibintu. N'umwana w'iki gihe aravuga, umusaza ntiyumve. Ntabwo twumva icyo abana bari kuvuga uyu munsi, ntabwo twumva natwe icyo bari kuvuga. Yego. Reka tugaruke ku isoko. Munyemerere duhinira ahangaha. Nshimire cyane Muzehe Gasake Augustin, mu bitabo byinshi atwandikira, ndetse n'iyo twamutumiye akaboneka akadufasha kutuganiriza ku bushakashatsi bakora mu mateka n'umuco wacu w'Abanyarwanda. Gasake, turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Munyemerere kandi dushimire Bizimungu Aloys de Gonzague, nawe ni umwanditsi w'ibitabo byinshi bitandukanye. Ngewe njya nisunga ibitabo bye nkabisoma. Ubushakashatsi mukora nibura tukabona umwanya nk'uyu nguyu tukabiganiriza abanyarwanda, bifite umumaro kandi rwose buriya ntabwo muba muti burengo. Byanze bikunze ubu butumwa muba mwatanze bugera kuri benshi. Turagushimiye cyane. Ndabashimiye, nanyu murakoze cyane. Nshimire kandi namwe mwari mudukurikiye, abakunzi b'ikiganiro Umurage. Nshimire ikipe nini ya Televiziyo Rwanda yamfashije kugira ngo dutegure iki kiganiro
kibagezeho. Shimire mwebwe mutwandikira mukaduha ibitekerezo, mukadusaba icyo mwumva twazajya tubaganirizaho mu biganiro by'ubutaha, maze mpine ngira nti mugire impagarike n'ubugingo. Nari Ntazinda Marcel.